Hari inzoga abantu benshi banywa kubera uburyohe bwayo, nyamara ntibamenye amateka yayo cyangwa ingaruka ishobora kugira ku buzima. Iyo nzoga ni rikeri. Ese rikeri yatangiye ryari? Ninde wayivumbuye? Kuki yabanje gufatwa nk'umuti mbere yo kuba inzoga? Ese ni izihe ngaruka igira ku mubiri w'umuntu? Rikeri ni inzoga ikorwa hifashishijwe inzoga zikomeye hanyuma hakongerwamo isukari n'ibintu bitanga impumuro n'uburyohe nk'imbuto, ibyatsi, indabyo, ibirungo cyangwa utubuto tw'ibimera. Niyo mpamvu rikeri iba ifite uburyohe kurusha izindi nzoga nyinshi. Nubwo iba ikirimo alcohol ishobora kugera ku rugero rwo hejuru, amateka ya rikeri asubira inyuma imyaka irenga 700. Mu kinyejana cya 13 cyane cyane mu Butaliyane no mu Bufaransa, abamonaki n'abaganga bakoreshaga inzoga nk'uburyo bwo kubika no gukuramo intungamubiri z'ibyatsi byifashishwaga mu kuvura indwara. Izo mvange nizo zaje kuvamo rikeri yo muri iki gihe. Muri icyo gihe abantu ntibanywaga rikeri kugira ngo basinde, ahubwo bayifataga nk'umuti wafashaga igogora kugabanya ububabare no kongera imbaraga. Nyuma yaho ubucuruzi bw'ibirungo n'isukari bwatumye uburyo bwo kuyikora burushaho gutera imbere, maze rikeri itangira gukwirakwira mu Burayi hose. Mu kinyejana cya 16 n'icya 17 ibihugu byinshi by'i Burayi byatangiye gukora ubwoko butandukanye bwa rikeri. Abamonaki bo mu Bufaransa bakoze rikeri izwi cyane nka chanteuse. Mu gihe mu Butaliyani havutse izishingiye ku ndimu n'ibindi bimera. Mu kinyejana cya 19 ikoranabuhanga mu nganda ryatumye rikeri itangira gukorwa ku rugero runini no koherezwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi hafi buri gihugu gifite ubwoko bwacyo bwa rikeri. Abantu benshi bakunda rikeri kubera uburyohe bwayo, impumuro nziza, gukoreshwa muri coconut cyangwa se coconut n'ibirori, kuba hari abayifata nyuma yo kurya. Ariko nubwo iba iryoshye ntibivuze ko itagira ingaruka. Abaganga bagaragaza ko kunywa inzoga nyinshi harimo na rikeri bishobora guteza ibibazo bikomeye: kwangirika ku mwijima, kongera ibyago byo kurwara kanseri zimwe na zimwe, kwangirika k'ubwonko no kugabanuka k'ubushobozi bwo kwibuka, umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara z'umutima, umubyibuho ukabije kubera isukari nyinshi iba irimo, ubusinzi bukabije n'ubucakara bwo kunywa inzoga. Ku bagore batwite, alcohol ishobora no kugira ingaruka ku mwana utaravuka. Mu by'ukuri ikibazo si izina ry'inzoga gusa, ahubwo ni ingano ya alcohol umuntu anywa. Rikeri nyinshi ziba zirimo alcohol nyinshi kandi zikaba zifite isukari nyinshi. Ariyo mpamvu kunywa nyinshi bishobora kongera ibyago byo kwangirika k'ubuzima. Rikeri yatangiye nk'umuti wakozwe n'abamonaki n'abaganga n'abaganga bo mu Burayi, ariko uko imyaka yagiye ishira ihinduka inzoga ikunzwe ku isi yose. Nubwo ifite amateka ashimishije n'uburyohe bukurura benshi, kuyinywa nabi cyangwa birenze urugero bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima.